Ibihe byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka duhereze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bava bakagera. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ni inkuru nziza rero kandi ishimishije. N'amatsiko yashize ku bakunzi b'itsinda Anniversary na Dorcas, aho rero bamaze gushyira hanze indirimbo yabo. Ni indirimbo y'agatangaza cyane kandi nziza, indirimbo bise rero Usisite. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze kuyisora ndetse ikaba yamaze no kugera nyine ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo rero ikomeje kurebwa n'abantu benshi cyane batari bake, dore ko nyine by'umwihariko abakunzi abitsinda Vestine na Dorcas bamaze rero kuyitanga ibitekerezo byinshi, ubona ko rwose byabashimishije. Kugeza akanya dukoze ikiganiro, iyi ndirimbo imaze gutangwaho ibitekerezo bigera ku bihumbi 2,000 byose. Iki ni ikintu kiri unique cyane, bitandukanye rwose n'izindi ndirimbo. Gusa ntago tuje kubabwira wenda uko amashusho yagendaga akurikirana, cyangwa se wenda uburyo abantu bayakiriye, ahubwo nge icyo nje kubwira ni ukukubwira ibintu bigera kuri 5 byihariye cyane muri iyi ndirimbo. Ibintu rero twavuga nkaho nyine bidasanzwe cyane bigaragara muri iyi video, dore ko bamaze kwisora dutangira nyine gukora ubusesenguzi nk'uko nyine dukunda nyine kubagezaho buri kimwe cyose, kandi nyine tukaba dukora ubusesenguzi mu buryo bwimbitse. Gusa ikintu cya danger rero kidasanzwe ni location y'aho indirimbo bayifatiye amashusho, ahantu bayifatiye nicyo kintu cya mbere tugiye kureberaho. Ni ibintu bigera kuri 5, niyo mpamvu ubwira ati rero ntucikwe, kuko wasanga ikintu cya 5 cyo kiza no kugutungura, kuko ndabiza benshi ntago mukizi. Ntago mukizi. Location rero iyi ndirimbo abantu bayikoreye, twavuga ko ari ibintu byihariye ku rwego rudasanzwe, dore ko indirimbo bayikoreye mu buhanga, muri Ecologe, aha ni Musanze aho bavuka. By the way, ni ikintu cyiza rero kubona rwose baributse ko bavuka ni Musanze bajya guteza abantu b'i Musanze imbere, yani ibintu bifite agaciro cyane. Gusa ntabwo ari cyo kintu cyihariye cyane, ahubwo nuko aya mashusho muri kureba bayafatiye mu bihugu 2. Ku kantu ndizera mwakumvishe. Hari amashusho bafatiye muri Canada, i Vancouver nyine, niho bafatiye nyine amashusho. Birumvikana ni mu mujyi wa Vancouver muri Canada, dore ko hangari naho babanje igitaramo cyabo cya mbere. Aya mashusho rero amwe namwe, bamwe muragenda muyabona nyine abazi hariya Vancouver, ku bahazi bari kwita ko babimenya byihuse. I Vancouver hari amashusho bagiye bahafatira arimo, ariko ayandi menshi nyine twavuga ko yiganjemo ni amashusho rero yahari Musanze muri Ecologe. Ni hotel twavuga ko ari nziza cyane. Ikindi kintu wenda twavuga cyihariye ni uko nubwo baba bayifatiye mu bihugu 2, ibi bitandukanye nuko bari basanzwe bakora nyine indirimbo, ugasanga bayishutingiye ahantu hamwe bise birangira, cyangwa se ahandi ugasanga nyine ni ibintu wenda umuntu adatindaho cyangwa se bidashamaje. Ibi byo bisa nkaho bishamaje cyane, kandi birumvikana gukorera indirimbo mu bihugu bigera kuri 2 ni ibintu rwose bitaba byoroshye. Ikindi twavuga rero cyihariye kuri iyi ndirimbo ni ururimi. Ururimi rwose urabona ko noneho bibanze ku Giswahili. Bibanze ku Giswahili cyane kurenza uko bari basanzwe bakibandaho iyo baba bakoze Igiswahili. Murabyibuka Neema, Emmanuel, izo zose hari aho bagera bagashyiramo icyongereza cyinshi, ariko ahangaha rwose umva ko bibanze cyangwa se baguma mu rurimi rero rw'Igiswahili. Nabyo rero akaba ari ikintu cyari nyine kuri iyi ndirimbo Usisite, dore ko nyine ari indirimbo rwose igiye kuzamura ibendera ry'u Rwanda hara mu gihugu cya Kenya cyane, ndetse nyine na Tanzania bari bavuga ururimi rw'Igiswahili ku rwego rutabaho, dore ko nyine aba bazahita bajya no kuhataramira. Ikindi rero cyihariyeho kuri iyi video cya 3 twavuga ni imyenda bambaye. Twagiye tubabona bambara amakanzu, udukoti, uduki, utuntu wenda dutandukanye nyine, tumeze nkaho nyine tugezweho cyangwa se tuzwi. Ariko iki gihe noneho imyenda twavuga bakoresheje ni imyenda twavuga ko idasanzwe, ni imyenda itazwi rwose,
twavuga ko ari nk'aho aribo bazanye iyi marike bwa mbere. Rwose iyi myenda ntabwo isanzwe izi nyine ku bantu bamwe na bamwe, dore ko ari imyenda iyo uyitegereje neza ubona ko ari nka ya myenda bambara iyo bagiye mu mafarashi, ariko nyine ni style wenda nari nshatse kwegereza, ariko nyine ubona ko rwose nacyo ari ikintu kidasanzwe. Dore ko ikindi kintu cya kane twavuga ko kidasanzwe ni uburyo iyi ndirimbo yabashijwe kurebwa mu gihe gito ugereranyije n'izindi ndirimbo bagiye bakora. Itsinda rero Vestine na Dorcas murabazi rero bagiye bakora indirimbo nyinshi kandi zigakundwa, dore ko kuri ubu bafite indirimbo zagiye zirebwa n'amamiliyoni yose kuva, ni ukuvuga ko nta ndirimbo yabo iri munsi ya miliyoni 2, uretse iyi yose site kandi nayo ni igihe gito ikayuzuza. Iyi ndirimbo rero yatanze icyizere cy'uko nayo ishobora kugira views miliyoni mu gihe gito, kubera ko n'indirimbo wabonaga ko mu masegonda ya mbere ari iri kurebwa cyane. Mu isaha imwe yonyine nari ndimo mbikurikira, yari imaze kurebwa n'abasaga 25,000, hafi 30,000 by the way. Ibi ni ibintu biba birenze cyane, biba birenze cyane. Abazi uburyo views zigendamo barabizi, bazi agaciro ku isaha umuntu aba afite, uburyo aba ari ikintu kidasanzwe. Ikindi kintu cya gatanu, ariko cyo turakigira nka ABC kuko bisa naho bijya kwegeranamo ukuntu, ni uburyo bakitinzemo, uburyo bari kwakitinga mu ndirimbo. Izi ni indirimbo bakitingaga neza, ariko iyi yo rwose ifite umwihariko kuko wabonaga ko bashyizemo effort zabo zose, dore ko no mu indirimbo nyine harangwamo n'amaseni menshi. Muri ziriya ndirimbo zose zindi zagiye zisohoka usangamo rwose, ugasanga amashusho arimo, ariko ugasanga nyine bisa naho bayafatiye ahantu hamwe, ariko ngaha bibanze cyane ku kintu cyitwa scene. Scene ni ikintu rwose bibanzeho, ni ikintu nacyo twavuga rero cyihariye kuri iyi ndirimbo. Ikindi aricyo cya nyuma abenshi batagiye bibazaho kandi nyine benshi batanamenya, ariyo mpamvu nanibabwira ati uze kureba iki kiganiro nyine kugeza tugeze ku kintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu rero abantu benshi batatekerejeho ni uko iyi ndirimbo yasohotse ariko ntibasohora interview. Murabizi Vestine na Dorcas bakundaga gusohora indirimbo hagacamo iminota 30 cyangwa 20 ikiganiro kigahita ko gisohoka, ubundi tukahita ko tubona nyine, tukanumva n'uburyo byagenze, uburyo ikiganiro, uburyo bagiye bashutinga, ingorane bahuye nazo. Ibyo murabizi ku bantu baherekera mubakurikira, nibaza ko mubizi no kundusha. Iki rero ni ikindi kintu cyagaragaye kuri indirimbo usisite ikimara gusohoka. Ntabwo rero bakoze ikiganiro, ariko wenda reka twizere ko bazagikora nyuma. Benshi bakomeje kwibaza bavuga bati uko bisa kose banze kwiteranya n'abantu kugira ngo badakora ikiganiro, ugasanga bakatinze nk'uburyo bagiye babigenza rero mu bihe byagiye bishira nyine. Murabizi Vestine ari mu bihe bitoroshye, gusa nyine katwizere ko tuzabona ikiganiro. Nawe uraza kutubwira ikintu cyagutunguye muri iyi ndirimbo, uracyandika hasi muri comment. Uratubwira rwose, utubwire n'uburyo wayakiriye by the way. Indirimbo rwose ni nziza cyane, njye nayikunze. Ni indirimbo rwose twavuga ko ari indirimbo ihembura imitima, ni indirimbo rwose itanga n'ihumure kuko wumvisha amagambo arimo rwose. Ndizera ko umwami utazamuvaho, ni umwami ukora ibitangaza, ni umwami utanga ubugingo, kuko ngiye nkunze kumwita mutanga bugingo. Nawe uraza kutubwira rero hasi muri comment. Gusa rero niba utarakanda subscribe nagusaba kuyikanda, kwibuka gukanda na share nyine ku nshuti zawe nziza, kandi ukaduha nyine icyo gitekerezo. Je mwabanye nyitsa Wakanda, nabashimiye.